isi yose yatunguwe, abantu bongera kugwa mu kangaratete mu gihe wibwiraga ko rero kino cyumweru cy'umupira w'amaguru kidashobora kongera kuba ikidasanzwe kurushaho. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF byadutangaje cyane rikora icyemezo gikomeye nyuma y'amezi abiri yonyine irushanwa rya CAN mu mwaka wa 2025 rirangiye. Uru rwego rero ruyobora umupira w'amaguru muri Afurika rwatangaje ko Maroc ariyo yabaye des champions nyuma y'uko Senegal yari imaze kwegukana kino gikombe uwo mugoroba rero imbere ya perezida wa CAF ndetse na FIFA. Iri tangazo ryatunguye benshi cyane, rituma benshi muri bo ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru dutangira kwibaza ikibazo kimwe gikomeye cyane: ese CAF na CAN byaba byaragurishije umutima wabyo? Uri kumva Tony Breeze Official, guhaye ikaze n'ucikwe. I've been informed of the ruling by the CAF Appeal Board. Namenyeshejwe neza icyemezo cyafashwe n'akanama k'ubujurire ka CAF ku bujurire bwatanzwe neza muri Maroc ku bijyanye n'umukino wa nyuma wa AFCON wabereye muri Maroc mu mwaka wa 2025. Mbere na mbere ndashaka kongeraho neza ndetse no kugaragaza ko naciwe intege cyane n'ibyabaye muri uwo mukino wa nyuma. Ibyabaye rero kuri uwo mukino byangije byinshi cyane mu bikorwa byiza byose CAF yari yimaze gukora imyaka myinshi yubaka kino gikorwa byo gushyigikira neza ubunyangamugayo, icyizere, imyitwarire myiza ndetse n'imiyoborere inoze ndetse n'ubwizerwe mu byemezo byose bifatwa mu mupira w'amaguru. Ibyabaye rero byagaragaje ko hakiri ibibazo bikomeye cyane by'icyizere gike n'amakenga. Ibyo byose rero bikaba ari ibibazo byerekanijwe neza ko byabayeho kuva kera. Igihe rero nabaga perezida, kimwe mu bibazo bikomeye cyane twahisemo no guhangana nabyo ni ukugira ngo abasifuzi, abakurikiranira hafi imikino bagire ubwigenge, batabogamye kandi wubahwe. Hari intambwe nziza cyane yatewe, ariko haracyari amakenga nyinshi cyane kubera ko hari ibibazo byinshi cyane kandi bimaze igihe kirekire. Ikindi rero cyagaragajwe neza n'ibyabaye ku mukino wa nyuma ni ukureba ubwigenge bw'icyubahiro ndetse n'inzego z'ubutabera za CAF mu guhitamo abagize neza izo nzego. Twahinduye uburyo bwinshi cyane bwakoreshwaga mbere. Twasabye buri shyirahamwe ryose ry'umupira w'amaguru uko ari ibihugu 54 byo mu karere gutanga amazina ndetse n'abacamanza n'abanyamategeko bubashywe cyane. Ibi byose byari bigamijwe neza ko ibyemezo by'akanama gashinzwe imyitwarire n'akanama k'ubujurire bifatwa neza nk'ibifite ubunyamwuga kandi byizewe. Iyo urebye rero abagize izo nzego zose ni bamwe mu banyamategeko cyane n'abacamanza bubashywe cyane cyane ku mugabane wa Afurika. Nubwo rero bimeze bityo, tugomba neza gukomeza guhangana n'ayo makenga ku bijyanye n'ubunyamwuga ndetse n'urugendo rukomeza cyane. Muri CAF twiyemeje neza cyane ko ibyo dukora byose bigomba kuba ubujurire amahame akomeye cyane. Twashyizeho cyane uburyo bwiza cyane, duhitamo abantu bafite amateka meza ndetse n'ubunyangamugayo baturutse mu bihugu byose uko ari 54 bya Afurika. Ubwigenge bw'izo nzego zose rero bugarira no mu byemezo zitanga. Akanama rero gashinzwe imyitwarire gafata icyemezo kimwe, akanama k'ubujurire nako kagagifataho mu bundi buryo. Numvise neza kandi ko Senegal ishobora kujurira, kandi ibyo byose ni uburenganzira bw'ibihugu byose byo muri Afurika kujya mu nzego zo hejuru, haba iza CAF cyangwa se kajya mu rwego mpuzamahanga. Tuzubahiriza neza kandi twubaha ibyemezo byose bizafatwa ku rwego rwo hejuru. Icy'ingenzi kuri twe ni uko nta gihugu n'iki na kimwe muri Afurika kizigera gihabwa amahirwe yihariye kurusha ibindi byose. Ibihugu byose bizafatwa kimwe. Ibyabaye rero muri uyu mukino wa nyuma wa AFCON muri Maroc 2025 tubifata nk'ikintu gikomeye cyane cyabaye. Twatangiye gufata neza ingamba zikomeye cyane zo gukosora ibibazo byose byagaragaye ndetse no kunoza aho bigaragara ko hakenewe impinduka zikomeye. Dufite amahame akomeye cyane twihaye ndetse ni ingenzi cyane ku bafana b'umupira w'amaguru mu bihugu byose kuko ari 54 bya Afurika. Mu isuzuma rero ryabo bwite no mu myanzuro yose ya CAF cyangwa se yanjye, babona ko ibyemezo by'inzego zacu zose z'ubutabera bifite ubunyangamugayo, bitabogamye kandi byizewe. Ni ingenzi kandi ko babona abasifuzi, abakoresha VAR ndetse n'abakurikirana neza imikino nk'abantu bakora akazi kabo ka buri munsi mu buryo buboneye kandi butabogamye kandi bwizewe. Reflects the impartiality and independence that's critically important. Abakinnyi ba Senegal benshi barasohotse ariko nyuma baza neza kugaruka kurangiza umukino bari batangiye, ahanini bitewe n'ubusabe bwa Sadio Mane watakambiye bagenzi be bati nimugaruke mu kibuga, amategeko arahari kandi abantu barahari, bose baba bireba isi yose. Uwo munsi Sadio Mane yari yabaye nk'umukinnyi w'irushanwa. Umukino wongeye gutangira,
batera penalty ya Maroc. Uwo bita Ibrahim Diaz yaje kuyihusha nyuma y'uko yashatse gutera Panenka, umuzamu Eduardo Mendy ayikuramo mu buryo bworoshye. Uwo mukino rero waje gukomeza ahagana mu minota y'inyongera, aho igitego rero cyaje kuboneka cya Senegal ku munota wa 94 cyahise gihesha intsinzi neza Senegal igikombe cyose ibira cyegukanye. Senegal yambitswe ikamba rya Afurika. Ubuzima rero burakomeza, banakoze byinshi cyane nka parade nini cyane yitabiriwe n'imbaga n'ibihumbi by'abafana bishimiye cyane igikombe ndetse n'imihanda yose y'i Dakar. Ariko muri kino gihe Senegal yishimiraga intsinzi yayo, Maroc yasezeranyije neza gutanga ikirego kuri CAF ndetse na FIFA, ivuga ko ibyabaye mbere ya penalty byababangamiye cyane imigendekerere idasanzwe y'umukino ndetse n'imikinire y'abakinnyi ba Senegal. Ibi byose byatumye natwe ubwacu tutabyumva neza. Icyo ni ikirego cyari cyamaje kugera muri CAF ndetse na FIFA. Bigaragara neza ko igitutu bashyize kuri CAF cyatanze umusaruro ukomeye cyane, kuko kuri ubu ngubu bamaze gutangazwa nk'abatwaye igikombe ku nshuro ya kabiri mu mateka yabo ku isi yose. Iri ni itangazo rero ryateye igikuba cyane mu isi y'umupira w'amaguru. Nyuma y'uwo mukino wa nyuma twigeze neza gukora neza video itugaragaza neza impaka z'urimo, ndetse tunibaza neza niba kandi yarabaye mu buryo butarimo ubunyangamugayo cyangwa se ubunyamwuga. Icyemezo rero giheruka gituma abantu benshi cyane barushaho gushidikanya imiyoborere ya CAN. Bisa nkaho CAF rero yashakaga ko Maroc itahana kino gikombe, ariko uko byagenda kose kabone niyo byasaba gukora ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'umupira w'amaguru. CAF ivuga ko rero yashingiye neza ku ngingo ya 84 y'amategeko agenga CAN, ivuga ko iyo ikipe ivuye mu kibuga umukino utararangira iba itsinzwe cyangwa se igaterwa forfait cyangwa se mpaga, bityo rero Maroc igahabwa intsinzi y'ibitego 3-0. Gushyira mu bikorwa aya mategeko si bibi, ariko bishoboka bite cyangwa se bishobora gushyiraho urugero rubi cyane. Abafana rero bamenyereye neza kwemera ibyabaye mu kibuga. Iyo rero umukino urangiye uba urangiye, ariko ubu CAF irerekana ko ibyemezo bya nyuma bishobora guhindurwa neza kandi bikagenda neza. Ese Ubwongereza bwakwitambika neza bugasaba guhindurwa umusaruro w'umukino w'igikombe cy'isi cy'1986 kubera igitego cya Diego Maradona yakoresheje ukuboko, cyangwa se bugasaba guhindurirwa neza umukino wa 2010 bwatsinzwemo n'Ubudage kubera igitego cya Lampard kitahawe agaciro? Ese Bayern Munich yakwiyambaza neza guta amategeko kubera ibitego bya Real Madrid byari birimo offside mu mwaka wa 2017, cyangwa se Chelsea igasaba guhindurirwa ibyemezo byayibayeho mu mukino wa 2009 na Barcelona, cyangwa se Atletico Madrid gusaba guhindurirwa itegeko rya Real Madrid mu mukino wa nyuma wa 2016? Ibi byose ni ibibazo byakwibazwa kandi ntago byigeze birangira cyangwa se bisubizwa. None se iyo biba mu kimwe cya kabiri kirangiza byagenda bite? Ese amakipe ari gusubizwa gukina umukino wa nyuma bundi bushya? Ibi byose birerekana ko iki cyemezo rero gishobora gushyiraho urugero rubi cyane, gishobora gusubiza neza inyuma umupira w'amaguru wa Afurika. Ahubwo izi nzego zagakwiye neza kwibanda neza, guhugura neza abasifuzi kugira ngo bafate neza ibyemezo byiza ako kanya, aho babikosorera neza nyuma y'amezi 2. Niba se koko Senegal yaranze neza ko amategeko akora, umusifuzi yagombaga guhita abimenyesha neza, agafata icyemezo ko ako kanya yarafite iminota 17 yose kuba yamaze gukora ibyagakwiriye, nyuma yo kuganira n'abandi benshi cyane bari bafatanyije kuyobora uwo mukino, ubundi bagafatira rimwe umwanzuro. Ese niba uwo musifuzi atarabashije kubikora, ese ikibazo cyaba kiri kuri no micungire ya CAF mu gutegura neza abasifuzi? Ariko niba neza barahisemo gukomeza neza uyu mukino, bose bagomba kwemera ibyavuyemo. Hari n'abakeka ko batigeze bahita neza bahagarika umukino kuko bari bategereje neza ko Maroc yatsinda penalty maze igatwara igikombe k'uwo munsi. Ese koko iyo penalty yeza kwinjira, hari umuntu wari kubushidikanya kuri iyo penalty kuri ubu ngubu? Ese tuvuge ko Senegal yari ifite ukuri? Oya. Ariko nanone kubambura igikombe bishobora kwangiza izina ry'irushanwa kurushaho ukundi, kandi yamaze igihe kinini cyane isuzugurwa, ariko hari imbaraga zari zimaze gushyirwa kuyizamura neza. Icyemezo rero nk'iki ngiki gishobora gusenya byose byari bimaze kugerwaho. Abafana benshi rero bari kwibaza ikibazo kimwe: ese hari kubera iki nyuma y'amarido?
ese CAF yashyizweho igitutu, ese Maroc ifite uruhare rukomeye cyane cyane mu mupira w'amaguru wa Afurika? Nta gihamya ihari, ariko ibi byose bituma neza abantu bibaza byinshi cyane. Muri make hari ibibazo byinshi cyane abafana bakomeje kugenda bibaza bati none se wowe ubitekereza ute, cyangwa se wibaza iki? Ese CAF yafashe icyemezo gikwiye cyangwa se yakoze ikosa rikomeye cyane? Ese CAN ya 2025 yari yateguwe neza cyangwa ni nabi kuva mbere? Kwandikira ibitekerezo byawe. Niba ushaka kureba izindi video zigiye zitandukanye, kora follow cyangwa se ukande subscribe, ubundi tujye tubana no mu bindi byegeranyo byinshi bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe wumvaga Tony Breeze Official. Ciao ciao.